Muraho neza, ngiye kubereka ukuntu natetse uno mureti. Hano mfite amagi atatu niyo ngiye gukoresha, noneho ndaza no gukoresha igitunguru, ndakoresha igice cy'igitunguru, urabona ko ari gitoya cyane. Reka noneho mfate ya magi atatu nyamenere muri aka gasorori, nindangiza nongeremo umunyu, hanyuma mpite nyakoroga. Nindangiza kuyakoroga ndayashyira ku ruhande, mfate na cya gitunguru nacyo nkikate. Icyo ngiye gukurikizaho ndafata ipanu nyishyire ku ziko nongeremo bata, hano ushobora gukoresha andi mavuta asanzwe yo guteka. Ndahita nongeramo bya bitunguru ndabiteka bise n'ibyenda gushya, ntabwo ndi bubihishe cyane. Reka mfundikire bino bitunguru nk'amasegonda nka 30. Noneho ikindi ngiye gukurikizaho, ngiye gufata ya magi nyasukemo hano muri ibi bitunguru, ndagenda nyasuka nyakwiza kuri buri mpande zose, uko nguko ndi kubigenza. Nindangiza ndahita mfundikira ngabanya umuriro nshyire ku kariro ka nyuma, ntabwo ndi buwuhindure uno mureti, ndawihorera kugeza uhiye. Umureti wacu wahiye, igisigaye ni ukuwarura. Nkimara gusukamo amagi ngahita mfundikira nkacana ku kariro gakeya, kugira ngo uno mureti ushye nakoresheje iminota 7 yonyine. Niba ufite imikati ushobora gukoresha uno mureti ku mikati, ngiye gusigaho ino butternut, hanyuma ndakoresha n'inyanya, ndakoresha na leti. Hano nakoresheje ino butternut, ushobora gukoresha mayoneze, ushobora gukoresha na ketchup, byaterwa n'ibyo ukunda cyangwa se ibyo ushaka gukoresha. Uku niko ngiye kuwutegura umureti wanjye, ushobora no kuwufata wonyine, byaterwa nawe, byaterwa n'ibyo ukunda cyangwa se n'ibyo ubona bikoroheye. Ndizera ko mwakurikiye uko nawuteguye kandi nizera ko mwabikunze, tuzasubira ubutaha. Bye bye, mwibuke gukora subscribe na share ndetse na like.